amwe mu magambo y'ubwenge yavuzwe n'umuhanzi Drake. Yaravuze ngo iyo ubabajwe n'uwo mubana ububabare bushobora gutuma utifuza gukunda ukundi. Arongera ati ubuzima bushobora guhinduka buri gihe, ugomba guhindukana nabwo kandi ukabumenyera. Yaravuze kandi ngo baho ntawe ukubeshejeho, kunda ntawe ushingiyeho, umva nturwanye ibyo wumva, uvuge ibidakomeretsa umuntu. Yaravuze kandi ngo intego n'inzozi zigira igihe ntarengwa. Drake ati mu buzima ubaho wiga. Yaravuze kandi ngo buri gihe numva icyerekezo cyanjye ari kinini kurusha ishusho nini. Arongera ati iyo urebye imbere ubona umwijima, ariko kwizera no kwiyemeza bizatuma uwucamo. Ati ishyari ni urukundo bikaba n'urwanga icyarimwe. Yarongeye ati nkwifurije kwiga gukunda abantu no gukoresha ibintu. Arongera ati ndagerageza gukora ibyiza kurusha ibyiza bihagije. Drake ati navukiye gukora amakosa ntangiza ibitunganye. Yaravuze kandi ngo rimwe na rimwe tuba mu rugendo rutwigisha ku byerekeye iyo tujya. Arongera ati niba utekereza ko nzareka ibyo gukora mbere y'uko mpfa, ongera ubitekerezeho. Arongera ati imbaraga ntabwo buri gihe zerekana ibyo ushobora kugumamo, rimwe na rimwe zerekana n'ibyo ushobora kureka. Asoza agira ati ndarahiye ubuzima ni nk'ikintu kiryoshye ntigeze menya mu buzima. Murakoze cyane.